bagiriza kuri internet benshi ibyo bakunze kuvuga ngo nukugira ute nukudatinga kuri internet cyangwa se ibyo bita mu yandi magambo guteretera kuri internet. Mu byo kuri rero imbuga cyangwa se mu yandi magambo imbuga barambagirizaho kuri internet zafashe uburyo bwari busanzwe bwo guhuza abantu bubuhindura guhuza cyangwa guhuza abantu hifashishwe internet. Abenshi rero muri abo ngabo bibaviramo umubano umara igihe kirekire. Mu byo kuri rero abenshi mu bakoresha imbuga zo kurambagirizaho birumvikana bavugisha ukuri kandi bibavuye ku mutima iyo batanga amakuru cyangwa se impamvu zatumye bajya kuri izo mbuga. Mu by'ukuri icyakora hari ibinyuranye n'ibi kandi ugomba kubimenya kugira ngo urinde konti yawe kandi birumvikana konti yawe ya banki n'ubwizigame igihe uhura n'abantu kuri za internet murimo muteretana bimwe byanyu muteretana kuri za internet. Mu by'ukuri rero ibyago bishobora kukubaho mu gihe uyambaje iki kujya uhura n'izi mbuga zo guteretanira. Mu by'ukuri rero umutekano wawe bwite iyo ugiye guhura n'umuntu imbona nkubone mwabimvikana mwaramenyaniye kuri internet. Ikindi rero kubuzwa amahwemo no gutotezwa. Ikindi buriganya iyo abantu bitwaje umutima mwiza ugira bakagusaba kubohereza amafaranga kugira ngo ubakure mu kaga bari mu kiri cyase byinebwa n'abakuzi bamenyo bakuzi bibyinyo ari nabifashisha akite kizina kiremere muri kucyumva mw'abantu abakuzi biki bibyinyo uyu gurere abakuzi bibyinyo arimo nabifashisha izi za internet ubundi asigaye bagakoresha kuri izo konti zabo baguzo kuri internet nyine bakashyira amasura ingwe n'abashyira n'amafoto atarayabo ubundi asigaye bakajya bagira ute munakaza gubwo ati nkubise kudufaranga ko mbona ngiye kurara shawa ameye kudufaranga ko mbona ngeze akabazo ngeze agashuguri nyamuneka ndwanaho bakudufaranga ubundi asigaye akaba gukuye ibyuma ni habo kuyicinyo n'icyinyo akaba agiye kuwunda agiye kumukura ibyinyo. Aba bantu bazatumara amamenyo. Mu by'ukero abantu bigiraho batari bo mu yandi magambo kugira ngo bakura abantu ibyinyo. Ikindi ubutumwa budakenewe kugira ngo cyase kugira ibyo bakugurishaho cyangwa se uburiganya cyane uburiganya mu rukundo. Hari n'abariganya abantu mu nkundo kugira ngo abacucura akabantu n'ibitangaza. Ikindi gukangisha gusebanya aho abakora uburiganya bafata amashusho y'ibintu ukorera kuri kamera igikoresho cy'ikoranabuhanga cyawe noneho bagakoresha ayo mashusho bashaka ko kwambura amafaranga. Myani mugabo bakagira ate bashaka kwambura kudufaranga twawe bagucucura ariko abacucuzi ni daje. Ikindi rero email z'uburiganya bugamije kumenya amakuru y'undi muntu zivuga ko ziturutse ku rubuga rwo kurambagirizaho kuri internet kandi zigushishikariza gusangiza abandi amakuru bwite kugira ngo urebe ko ari wakwemera kareba gusura kawe yamara kureba gasura kava tarika kana ni keza disi we nanjye reka nge mu rukundo nako. Ikindi rero gukorerwa uburiganya ukoresheje imboga ziyitirira kuba imboga zo kurambagirizaho zukuri zibita ngo za dating sites mu muzuma ngo n'ama dating sites. Mu by'ukuri rero gukoresha cyase gushobora mu yandi magambo izi dating site nyine birumvikana izi dating sites nazo zikwiye kwitonderwa cyane ntago ari ukwisukiriza arizo. Ikindi gushobora kwibwa amafaranga yawe igihe ukoresheje umurongo utizewe ugiye kwishyurwa. By'ukuri ikindi gukoresha imboga zo kurambagirizaho zitari inyangamugayo. Hari n'imboga ngo ziraho zitari inyangamugayo ziba zibire mu bindi mu gihe abandi bakora ibintu byiza hari abandi baba bakoze imboga ntazo mpamvu yazo nyine bagamije kugira ute kugira ufaranga tw'abantu no kubatesha umutwe. Ikindi rero birumvikana rero mwizo mbuga zitari inyangamugayo zishyiraho imyirondoro mihimbano cyangwa se y'ikinyoma aho umuntu birumvikana utekereza ko wahuye nawe ari mu by'ukuri umuntu wahawe akazi n'urubuga kugira ngo akore uburyo agumaho kandi birumvikana wishyura amafaranga kandi wishyura amafaranga. Ikindi zikerekana ko ukukoreza amanimero n'ubutumwa ukimara kwishyurwa umusanzu ngo ubyakire. Nyine mwandi magambo kujya wakire nimero bakabikwereka ko bati kujya wakire nimero y'umuntu rero wakire n'imyirondoro myinshi ihagije kugira ngo mumenyane bihagije ukwiye kujya wishyura iki kudufaranga unasigaye ukabishyura kweri bakakurya udufaranga twa. Ikindi rero kurikira izi nama kugira ngo urambagize kuri internet wizeye umutekano. Reka nsubiremo akakano kugira ngo mubyumve kurikira izi nama kugira ngo urabashe kurambagiriza kuri internet
kuri interineti ufite iki ufite umutekano uteretanire hariko byizewe mu by'ukuri rero gukora umwirondoro wawe ku rubuga rwo kurambagiza urinda umwirondoro n'amakuru bwite byawe uri kumva ariko umwirondoro wawe urinde pana kugenda ushyira ibyawe byose hanze. Ikindi rero ntushyireho izina ryawe, koresha izina ritatuma abantu bamenya uwuriwe neza. Ikindi rero ntushyire mu mwirondoro wawe izina ryawe birukana wiswe n'ababyeyi cyangwa se andi yatuma bakumenya nk'ahantu ukorera cyangwa se igihe wabonekeraho. Ikindi rero wibuke ko amazina avuga mu buryo bweruye ubusambanyi ashotorana cyangwa se atavugwaho rumwe ashobora kugukururira abantu batari abo ushaka. Mu yandi magambo hakaza babandi babahihisi bishakira guhihita cyangwa se ushaka ko mukora imibonano mpuzabitsina yo kuri interineti. Imibonano mpuzabitsina yo kuri interineti ubwo ni iki se? Ubwo ni akabana n'ibitangaza general mibi. Ikindi rero amakuru ajyanye n'uburyo umuntu yakubona cyangwa se yakubona uyagira bwite mu by'ukuri rero aba ari wowe nyine ugenga uburyo amakuru atangwamo n'igihe atangirwa. Ntugashyire email aho utuye cyangwa se nimero ya telefoni mu mwirondoro wawe cyangwa se mu makuru utanga ku rubuga. Ikindi genza ibintu gake, yani magambo gabanya umuvuduko, shyiramo speed governor. Ikindi rero genza ibintu gake kandi utanga amakuru yisumbuyeho igihe wumva ubohotse kubikora. Ikindi rero gusubiza inyuma amakuru wamaze nyine gutanga ntibishoboka igihe wamaze kuyatanga. Ikindi rekeraho kuvugana n'umuntu wese uri kukugerageza gushyira ku gitutu ngo umuhe amakuru yawe bwite cyangwa se ajyanye n'imari cyangwa se uri gushukira kuyatanga cyangwa se gushishikariza kuyatanga. Ibi rero biba cyangwa se ibi nibiba uhite ubimenye cyangwa se ubimenyesha nyiri urwo rubuga ako kanya kugira ngo utirinda ubwawe wenyine ahubwo urinde nabandi. Ikindi rero ijambo banga n'umutekano, witonde igihe ushatse kwinjira kuri konti yawe ukoresheje mudasobwa rusange cyangwa se usangiza n'abandi kugira ngo abandi batabona cyangwa se ngo bakire ijambo ry'ibanga cyangwa se amakuru yawe bwite. Ikindi witondere gufungura imigereka cyangwa se ibyo bitana imigereka z'ibitana attachments kuri emails zaturutse nyine ku bantu muba mukimarana kumenyana sigaye mwafatiye reka imiteretano yageze kuri. Ikindi rero ukore ku buryo program zawe z'umutekano kuri mudasobwa zihora zigendanye n'igihe kugira ngo abo ngabo bigira ngo murimo murakundana batakubera bateka mutwe bakubesha ibyitwa ngo n'urukundo nazashira ishusho bigahinduka amarira nayo kwarika. Ikindi rero guhura n'abantu bashya kuri internet, menyana n'abantu cyangwa se menyana n'abantu, fata umwanya wawe kandi ugendere kubyo cyangwa kubyo ubwenge bwawe bukubwira. Gira amakinga kandi wige neza umuntu mbere yuko muhurira hanze y'urubuga rwo kurambagirizaho. Ikindi serivisi zo kurambagiza, serivisi zo birumvikana serivisi zo kurambagiza zikurikirana email n'ibiganiro kugira ngo bigufashe kumenyana abantu nyine mu buryo butekanye kandi mu buryo bukurikiranwa kandi bugenzurwa. Ikindi rero babikora kugira ngo bakurinde birumvikana sa amafaranga baba bashaka kunguka. Ikindi rero koresha urubuga rwabo n'umutekano wiyongera nyine batanga muri serivisi zabo. Ikindi rero niba utekereje gusangiza undi email yawe, tekereza ku buryo warema itandukaniro kandi ihisha nyine umwirondoro wawe. Ikindi rero fata umwanya wawe, n'andi magambo girite fata umwanya wawe. Rimwe na rimwe rero iyo wishimiye umuntu amarangamutima yawe ashobora kukuganza kukubuza gutekereza neza. Itondere rero cyastondere kandi ufate umwanya igihe uri cyase kwivuga ntukene kuvuga ubuzima bwawe bwose ku munsi wa mbere utangiriyeho nyine kuvugana nyine mutangiye guteretana gake n'umuntu kandi bimvikana ntutegetswe kubikora. N'andi magambo ubigutegeka kutabigutegeka. Ikindi rero n'andi magambo
kora ibintu bisobanutse kandi ukore ubushakashatsi bwawe. Hari ubushishozi bw'abatanga serivisi zo kurambagiza kuri internet yumvikana kurira cyese bugarukira mu bijyanye no kumenyana na cyase mu kumenya amakuru y'abazikoresha ndetse no kugenzura amakuru batanga. Ikindi rero biremekana ntibashobora kugenzura ibikoresho bose ngo bamenye abafunzwe cyase abafunzwe n'abatarafunzwe. Kandi umuntu ashobora kuba ikibazo yari yarasanzwe atabizwiho. Ikindi rero bityo rero ntukajye wishyiraho ko utekanye rwose kuko uri ku rubuga rwo kurambagirizaho cyangwa se uri ku rubuga rwo guteretaniraho. Mu yandi magambo rero ukora ubushakashatsi bwawe umenye byisumbuyeho umuntu kandi ufate ibyemezo ushingiye ku makuru birumvikana ufite mbere yuko ufata icyemezo cyo guhura nawe. Ikindi rero reba niba umuntu cyase uwo muntu ari ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook. Koresha urubuga reba niba hari ane makuru kuri uwo muntu nyine kuri internet, kandi niba bishoboka koresha iyo bita ni Google image. Mu by'ukuri unakore ubushakashatsi ku ifoto y'umwirondoro. Mu by'ukuri rero ikindi abagusaba amafaranga bakagombye gutuma ugira amakenga, ariko bw'abantu iyo baje guteretana umuntu agatangira kugusaba amafaranga babandi biki bakura ibyinyo batangiye gukora amenyo yewe bamaso. Ikindi rero abagusaba amafaranga bakagombye gutuma ugira amakenga, ariko kuki utagira amakenga yabatangiye gusaba amafaranga? Mu by'ukuri ubwo se ni iki cyatuma umuntu aguza amafaranga umuntu bataziranye cyangwa se bakimenyana? Hakubwa we nta kumva nta mpamvu rero umuntu yakagushinja se yagashingiraho agusaba amafaranga cyangwa se kumari nyina makuru amafaranga amakuru kumari, cyangwa se mu by'ukuri ko iyi nkuru ye yaba ibabaje cyangwa se igukoze ku mutima course. Mu by'ukuri amakuru kuri banki na konti byawe bije bihora ari ibyawe bwite. Mu yandi magambo rero hita uhagarika kumuvugisha ako kanya kandi umenyeshe icyo kibazo urubuga bukurambagirizaho bagufashe bagukiza umuntu. Hari igihe usanga ari icyo umuteka mutwe, nubwo ataguteka umutwe ngo yinjire muri za email zawe, ariko yakurya n'udufaranga twawe kandi unatwara ukeneye kudukoresha ibindi bintu. Nyamuneka ikindi rero menyesha imyitwarire itemewe cyangwa se idahwitse. Nta muntu ugomba gukomeza kwihanganira imyitwarire irimo cyase gushyongozanya, gutukana no gukanda cyase no gukanda abantu kuri internet, cyangwa ngo babikore igihe bavuganye n'umuntu cyase bavuganye n'umuntu mu kabari cyangwa se mu runywero rw'ikawa. Izere icyo umutima wawe ukubwira kandi uhite uhagarika ako kanya kuvuga n'umuntu wari wese washaka gutuma wumva utisanzuye cyangwa se ugira ubwoba. Ntugigere wumva ibi biguteye ipfunwe kumenyesha ikibazo serivisi no zo kurambagizaho. Uba uri kubafasha kandi ubufasha n'abandi bakoresha urwo rubuga. Yewe ariko bwiza inama uri kuzumva cyangwa uri aho ngaho uri gupfa ubusa ntabwo uri kumva inama. Ikindi rero witwararike igihe mwahuye imbona nkubone face to face, igihe mwahuye imbona nkubone, kuko gira ubwenge kandi ugira umutekano. Birumvikana gusohokana n'umuntu mushya ni intambwe ishimishije mu kubaka umubano wanyu cyangwa se mu miteretano yanyu. Burya ngira nakuranga igera kuri. Ikindi rero gusa komeza witonde, ntushukwe n'iki imbaraga z'imiteretano. Ikindi nubwo waba wumva ko uwo muntu birumvikana wararushijeho kumenyana cyangwa se warufije kumenyana kuri email cyangwa se telefone, ugomba gukomeza kwibuka ko uwo muntu birumvikana utazi byinshi kuri we. Rero ni ngombwa igihe uhuye n'uwo muntu imbona nkubone, byaba ari ubwa mbere cyangwa se ubwa gatanu musohokanye, mani magambo witwarike kandi wubahirize cyangwa se wubahirize nyine ibi bikorwa birumvikana ibikorwa n'ibizira. Mu by'ukuri rero mu byo ufite reko sasa kwirinda harimo iki cyambere, bitegure bivuge bikore. Ikindi ni gahunda yanyu nyine yo gusohoka, birumvikana mwemeranye mwembi icyo mushaka rero kuyibona mu mbere yuko muhura. Nimwumve cyase ikindi nimwumve ko uhatiwe cyase ntimwumve ko uhatiwe guhura mbere yuko mwumva nyine witeguye cyangwa se utarumva bikurimo neza. Ikindi rero guhura bwa mbere birumvikana mu kamarana akanya gato nabyo ni byiza, hana kujya
cyane mukamarana igihe cyose. Reka sinakubwira ikindi rero, bimvikana muhurire ahantu hahurira abantu benshi kakandi sawa, muhurira abantu babura abantu benshi, mugoma ahantu hahurira abantu benshi, munatandukanira ahantu hahurira abantu benshi. Nanjye akungako niko nayongeyeho ikindi, munatandukanira musezeranire ahantu hahurira abantu benshi. Mu by'ukuri gahunda itekanye yo guhura ni uguhurira ahantu hahurira abantu benshi no kuguma ahantu hahurira abantu benshi. Ugera mu yandi magambo, ugerayo kandi uvuye kandi ntiwumve ko ari itegeko ko uwo mwasokanye mujyana mu rugo. Yani magambo ibyo byo kujyana mu rugo mwe mubyeyi, niba wumva rero mwiteguye kujyana ahantu hamwe, nyine ukore ku buryo ibyo utegereje bimvikana kubonerayo byibirikana bihuye nubwo mwasohokanye ashaka. Yani magambo yazo byirinde. Ikindi rero, ukwiye gukora mu by'ukuri nuko ugerageza kwirinda cyane, bitewe nuko ntago byoroshye. Nyamuneka ikindi rero, bantu mukundana ni mufatire hari kora, none mwirinde ibi byago bikomeye yemwe. Ariko ubwo murumva urukundo mba nabahase, murumva mwebwe rudahagije, mashaka n'urundi ko nkomeza kuruba. Nimukore subscribe, ubundi hasigaye mbahate urukundo, ubundi hasigaye mushishe mwumva, ubundi mubyibuye mwumva, mbahate vitamine z'urukundo rw'umwimerere, ubundi hasigaye mushishe mwumva. Reka sinababwira yemwe naho butaha, ariko buriya burananasezeye.